Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Muri videwo ya mbere twasuzumye mu mutwe wa mbere kugeza ku wa 39 harimo ubutumwa bwa Yesaya bw'igihano n'ibyiringiro ku bwa Yerusalemu. Yashinje abayobozi ba Isiraheli ko bagomeye Imana, kandi avuga ko ubwami bwa Isiraheli buzarimburwa na Ashuri, hanyuma yabo hakaza Babuloni. Ibyo bikazaba ari igikorwa cy'igihano cy'Imana. Uko niko umutwe wa 39 wasozwaga Yesaya ahanuye gutsindwa na Babuloni no kujyanwa bunyage kwa Yerusalemu. Nuko imyaka 100 nyuma ya Yesaya, birababaje ko byose byasohoye. Nyamara ibyiringiro bikomeye Yesaya yari afite byari Yerusalemu nshya yejejwe, aho ubwami bw'Imana buzahembuka buzanywe n'umwami Mesiya uzaza, kandi amahanga yose agahuzwa mu mahoro. Nuko rero umutwe wa 40 n'ikurikiraho bisesengura ibyo byiringiro bihebuje. Igice cya mbere cy'ingenzi gihera mu mutwe wa 40 kugeza ku wa 48, gitangirana n'itangazo ry'ibyiringiro n'ihumure ku Bisiraheli. Abantu babwirwa ko igihe cy'ubunyagi Babuloni kirangiye, kandi ko icyaha cya Isiraheli cyatangiwe impongano. Igihe gishya kiratangiye, bityo bose bagombye gusubira iwabo i Yerusalemu, aho Imana ubwayo izima ubwami bwayo, kandi amahanga yose akazabona ikuzo ryayo. Reka noneho duhagarareho gato, kuko iri tangazo ribimbura rituma twibaza ikibazo gikomeye, ari cyo: ninde uri kuvuga ibi byose? Ni ijwi ryande twumva muri aya magambo yiringiza? Imirebere y'umuhanuzi muri ibyo bice ni imirebere y'umuntu wariho nyuma y'igihe cy'ubunyagi. Mu yandi magambo, ni mu gihe gisobanurwa na Ezira na Nehemiya. Nyamara Yesaya yapfuye imyaka 150 mbere y'uko ibyo byose biba. None se ibyo tubimaze iki? Umva, hari abantu benshi batekereza ko ari Yesaya ukirimo kuvuga mu gihe cye, ariko yajyanywe mu buryo bw'ubuhanuzi mu gihe cy'imyaka 200 mu gihe kizaza, kandi karimo abwira abo mu biragano bizaza nk'aho igihe cy'ubunyage cyarangiye. Ariko kandi igitabo cya Yesaya ubwacyo kidufasha kumenya ko hariho ikindi kintu kirimo kiba. Mu mutwe wa 8 n'uwa 29 n'uwa 30 tubwirwa ko nyuma y'aho abayobozi ba Isiraheli banze Yesaya, yanditse kandi ashyira ikimenyetso ku muzingo ubutumwa bwe bwose bw'igihano n'ibyiringiro, maze awuha abigishwa be nk'igihamya kubw'igihe kizaza. Yesaya yaje gupfa agitegereje ko Imana yerekana ko amagambo ye ari ukuri. Wibuke nanone ko umutwe wa mbere kugeza ku wa 39 yagenewe kutwereka ko ibyo Yesaya yahanuye birebana n'igihano byasohoreye mu bunyage. Ni umuhanuzi nyakuri. Nuko rero igihe cy'ubunyage kirangiye, abigishwa ba Yesaya bashyize ku mutima amagambo y'igihe kirekire nk'ay'agaciro, babumbura umuzingo maze bakajya biyerekezaho amagambo ye yiringiza mu gihe cyabo. Dukurikije iyi mirebere rero, igitabo cya Yesaya kigizwe n'urwo rwunge rubanza rw'amagambo ya Yesaya, hakaba n'izi nyandiko z'abigishwa be ba gihanuzi Imana yakoresheje bakarambura ubutumwa bwa Yesaya bw'ibyiringiro ku biragano bizaza. Uko waba ureba ibintu kose, abantu bose bemeranya ko ibi bice bitangaza ko ibyiringiro by'ahazaza byasohoye, ko Imana irimo gusohoza amasezerano y'ubuhanuzi bwa Yesaya. Ku bw'ibyo, uyu muhanuzi yiringiraga ko Isiraheli izahinduka ikaba umugaragu w'Imana. Ibyo bivuze ko nyuma yo kwibonera ubutabera bw'Imana n'imbabazi zayo mu mateka, bazaheraho basangiza amahanga uw'Imana iri we by'ukuri. Nyamara ibyo siko byarimo kuba. Isiraheli mu cyimbo cyo guhamiriza amahanga, mu by'ukuri baritotombaga ndetse bakanashinja Imana. Bavugaga bati, Imana niyitaye ku mubabaro wacu. Mu by'ukuri urubanza rwacu yararuretse. Birumvikana ko ubunyage bw'i Babuloni bwatumye Abisiraheli batakaza icyizere mu Mana yabo. Icyo mvuga ni uko ahari si inyembaraga. Ahari Imana z'i Babuloni zirusha cyane iyacu gukomera. Uko niko hasigayeho umutwe wa 41 kugeza ku wa 47 iteguyemo ibisa n'ibibera mu rubanza. Imana isubiza kuri uko gushidikanya n'ibyo ishinjwa. Yireguza izi ngingo zikurikira. Abanza kuvuga ko kujyanwa mu bunyagi Babuloni bitari ugutereranwa n'Imana, ahubwo Imana niyo yabigennye kugira ngo ihanire Abisiraheli icyaha cyabo. Icya kabiri ni kubwo gukunda Abisiraheli, Imana yahagurikije Abaperesi guhindura Babuloni kugira ngo bashobore gusubira iwabo, isohoza amagambo ya Yesaya. Rero umwanzuro ukwiriye Abisiraheli bagombye gufata nuko Imana yabo ariyo mwami w'amateka, si ibigirwamana by'amahanga. Mu gihe Babuloni itsinzwe maze Kuro umwami w'Ubuperesi agakomera, Abisiraheli bagomba kubibonamo gukora kw'Imana, bityo bakaba umugaragu wayo ubwira amahanga ikiricyo. Ariko mu mpera z'icyo kigeragezo, umutwe wa 48 tubona ko Abisiraheli bakiri ibyigomeke n'umutima winangiye nka ba sekuruza babo. Bityo Imana ibabona nk'abadakwiriye kuba umugaragu wayo, ariko Imana iracyari ku mugambi wo guha amahanga umugisha. Nuko umuhanuzi akavuga ko Imana igiye gukora ikintu gishya kugira ngo ikemure icyo kibazo. Ibyo bikatwinjiza mu gice gikurikira, umutwe wa 49 kugeza ku wa 55. Tubwirwa iby'uwiswe umugaragu w'Imana ugiye gusohoza ubutumwa bw'Imana kandi agakora ibyo Isiraheli yananiwe gukora. Imana iha uwo mugaragu izina ry'icyubahiro, Isiraheli, maze yohereza uwo muntu mu butumwa, mbere ya byose kugarura abantu ba Isiraheli ku Mana yabo, ariko icya kabiri kuba umucyo w'Imana ku mahanga. Kandi tubwirwa ko uwo mugaragu azahabwa imbaraga n'umwuka w'Imana, kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza no kuzana ubwami bw'Imana mu mahanga yose.
Ibyo bisa n'iby'umwami Mesiya uvugwa mu mutwe wa 9 n'uwa 11. Hanyuma noneho tumenyeshwa uburyo butunguranye umugaragu azazanamo ubwami bw'Imana. Azihakanwa kandi akubitwe, ndetse amaherezo yicwe n'ubwoko bwe bwite. Mu by'ukuri, mu gihe aregwa kandi akanakatirwa urwo gupfa, arimo arazira icyaha cy'ubwoko bwe. Umuhanuzi avuga ko urupfu rw'uwo mugaragu ari igitambo cy'impongano kubw'ikibi n'ubugome bw'abantu. Hanyuma, nyuma y'urupfu rwe, mu buryo butunguranye, umugaragu arongera akabaho. Kandi twumva ko kubw'urupfu rwe yashyizeho uburyo butuma abantu baba abakiranutsi, ni ukuvuga gukiranura amasano yabo n'Imana. Nuko rero iki gice gisozwa gisobanura uburyo bubiri abantu bashobora kwitwara ku mugaragu. Bamwe bazicisha bugufi kandi bahindukire bareke ibyaha byabo, maze bemere ibyo umugaragu w'Imana yabakoreye. Abo bantu bitwa abagaragu, kandi nanone bitwa urubyaro. Ibuka urubyaro rwera ruvugwa mu mutwe wa 6. Abo nibo bazabona umugisha w'ubwami bwa Mesiya. Ariko hari n'abandi bo bitwa gusa ko ari ababi, bihakanye umugaragu n'abagaragu be. Ibyo bikaba ari byo bitugeza mu gice cya nyuma cy'iki gitabo, kuva mu mutwe wa 56 kugeza ku wa 66, aho abagaragu baraga ubwami bw'Imana. Ibi bice bitunganyijwe mu buryo bwiza cyane busa n'ubuhuriza hagati, bugahuza insanganyamatsiko zose zigize iki gitabo. Hagati no hagati hari imivugo 3 myiza cyane ivuga uburyo umugaragu wuzuye imbaraga z'umwuka yamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ku bakene, kandi arongera agashimangira amasezerano yose y'ibyiringiro ya mbere yo muri iki gitabo. Yerusalemu nshya izaba ituwe n'abagaragu b'Imana, izaba ari ahantu ubutabera n'imbabazi by'Imana n'umugisha wayo bizatemba biva bikajya ku mahanga yose ku isi. Kandi hirya no hino h'iyo mivugo hari amasengesho 2 maremare yo kwihana, aho abagaragu batura ibyaha bya Isiraheli kandi bakababazwa n'ububi bwose babona mu isi bakikije. Nuko basaba Imana kubababarira no kugira ngo ubwami bwayo buze hano ku isi nk'uko buri mu ijuru. Maze kuri buri ruhande rw'ayo masengesho hari urwunge rwinshi rw'imivugo yerekana itandukaniro riri hagati y'iherezo ry'abagaragu n'iry'ababi babatoteza. Imana ivuga ko igiye gucira urubanza abantu bose banduza isi yayo nziza kubera ububi bwabo, ubwikunde no gusenga ibigirwamana, kandi ko igiye kubarandura mu murwa wayo iteka ryose. Ariko abagaragu bicisha bugufi imbere y'Imana bakihana kandi bakemera ibibi byabo, barababarirwa, kandi bazaragwa Yerusalemu nshya, iyo dusanga ishusho byaremwe byose bizahindurwa bishya rwose, aho urupfu n'imibabaro bizakurwaho burundu. Maze ibyo bikaba ari byo bitugeza ku bigize ishusho igaragara y'iki gice cy'iki gitabo. Muri iyi si nshya y'ubwami bw'Imana, abantu bo mu mahanga yose batumiwe kuza kwifatanya n'abagaragu b'umuryango w'Imana w'isezerano, kugira ngo buri muntu wese amenye umuremyi n'umucunguzi wawo. Uko niko igitabo cya Yesaya gisozwa n'iyerekwa rikomeye cyane ry'isohozwa ry'amasezerano yose y'Imana, binyuze ku mwami w'umugaragu wababajwe. Imana iri mu muryango w'isezerano ugizwe n'amahanga yose, ategereje ibyiringiro by'uko ubutabera bw'Imana buzahindura ibyaremwe byose biba bishya, aho ubwami bw'Imana buzazira hano ku isi nk'uko buri mu ijuru. Kandi ibyo ni byo byiringiro bikomeye by'igitabo cya Yesaya.